Kwizina ry'Imana datarangwana no mutagatifu. Amen. Hanyuma ndimo gusenga mbonyerekwa ndumva kuritanga ari ngombwa kugira ngo uyu muntu niba yiyumva ashobora kumpamagara cyangwa se yagira n'ibyo abona ntibimutungure. Mbonye umwana w'umusore wambara ikoti rya kumera nk'umweru ariko umweru ujya gusana kaki, afite abadayimoni ko mubonye mu rwobo ashaka uruvamo ariko ntaruvemo. Hanyuma iri yerekwa mbonye Imana imubwiye ngo napfuka amasenge, ubundi Imana yohereza abamarayika bamukure muri rura rwobo arimo. Uwo nguwo rero aze kubireba. Hanyuma hari uwo Imana inyeretse ko afite icyifuzo akurikirana icano ariko afite umutima usahuka. Imana irambwiye ngo umutima iwusubije mu gitereko. Ni umwana w'umukobwa ndi kubona akunda kwitega n'ibitambaro, we ari buze kwisobanukirwa, urumva ngewe ntabwo muzi. Hanyuma Imana irimo irambwira ko igihe kigeze cyo gutabara ubwoko bwabo, ariko igihe kije nanone gituma abantu basenga, abantu basenga mu buryo bw'umwuka bw'ubara by'imico nshatse kuvuga. Imana irambwiye ngo igihe kirageze ngo abantu basenge kubera impamvu zitandukanye. Rero nsoze nshimira ubwoko nabo iryo yerekwa rireba, uzumva ari we azampamagara. Gusa hari n'umudamu ufite ikibazo muri Nyababyeyi, Imana irambwiye ngo hari ikibazo inyomoyemo, nawe mbona afite amaza n'ubushake bwo gukwikirana abakozi b'Imana. Ariko uwo muntu Imana irambwiye ngo umuntu uzamuhamagara kuri telefone agasanga telefone yikuyeho, ye kuzamwitaba niko ijwi riri kumbwira. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Gutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze. Kandi yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje cyane. Imana ibampere umuntu w'ingirakamaro urabafasha muri urugendo turi kugenda, nkuko twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu. Mwe mwakanze subscribe, nawe ugiye kubona ikiganiro bwa mbere ukayikanda. Twabwiye yuko tutazajya tuza kuri kamera twenyine, ahubwo tuzajya dushaka abatumirwa batandukanye. Uyu munsi imbere ya kamera za Concorde TV show turi kumwe n'umugabo mwiza, ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi. Imana yamuhaye impano nyinshi zitandukanye, harimo izo kwereka ibihishwe, izo gusengera abarwayi. Imana ikamwereka imiti akayibaha, bakayinywa bakaba bazima. Niwe turi kumwe imbere yacu. Ntabwo bwa mbere tumusuye, ntabwo bwa mbere tuganiriye, n'ubwa kabiri. Yego.
umeze neza? Ndaho ndashima Imana ameze neza. Yego, ngira wibutsa amazina yawe abadukurikiye. Amazina yanjye ni Ntahonoza Barera Jean Bosco. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Yego. Nkunda gusenga rero Imana iduhana umugisha. Amen. Amen. Utuye? Ntuye aho bita mu Rugarama. Yego. Mu karere ka Burera mu murenge nyine ni Rugarama. Akagari ni aka Gafumba. Yego. Ndi umukristo rero Gatolika. Yego. Sengera mu itorero ry'Abakatolika uko maze kubisobanura. Yego. Ariko Katolike ni itorero cyane ni idini cyangwa ni idini. Sorry. Katolika ni idini. Ni Kiliziya Gatolika. Ni Kiliziya Gatolika. Yego. Bivuga umuryango wagutse. Umuryango wagutse. Nkunda kubwira abantu nicyo nkundira Imana nuko ari Imana itarobanura ku butoni, birebe ku buranga, ku idini, ku karere, ku ndeshyo. Kuko ibyo yibirebaho. Nibyo rwose ibyo Imana ntibirebaho. Abenshi ntago tuba tumeze uko tumeze. Cyane rwose. Reka dutangire n'isengesho kugira Imana ituyobore muri iki kiganiro kigende neza cyane. Ni karibu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Turagushimye uhoraho Mana yacu mwiza. Tugushimiye uburyo wabanye natwe kuvana mu gitondo. Ubwo twateguraga izi gahunda, twebwe ubwacu ntago twagomba kwishubuza ngo tugere kuri iyi ntego. Ariko uradufashije, ushima ko tugera ahantu kandi tuganira ibyiza byawe. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro. Rero tukweretse gahunda zose tugiye kugirana kuri iki kiganiro. Nukuri buri muntu wese uzatega amatwi bizagira icyo bimwubaka, bizagira icyo bimwungura, kandi ubwoko bwawe babaye bushavujwe no kumva bwagira icyo buhakura, nawe uzabuhera umugisha mu kwizera. Bana natwe no muri byose komeze kutuba hafi no kuturengera. Tubigusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Amen. Bosco umeze ute? Ndaho ndashima Imana. Mu rugo abana umudamu bameze bate? Umudamu arakomeye, abana nabo barakomeye, bari ku mashuri bose. Yego. Hari ufite wiga mu Mfite wiga muri segonderi ageze mu wa 4. Yego. Yagiye. Yego. Yayajyanye pe. Abandi bari muri primaire. Ukurikira imfura iri mu wa 4 nawe ari mu wa 5 primaire. Yego. Umva ni byiza kabisa ko dushaka kuganira gutya ugasanga tugiye mu bindi nta kubaje amakuru yo mu rugo. Yego. Kuko Bibiliya avuga ngo urugo ni ijuru rito cyane. Mu rugo bitameze neza byagora kuganguza hano kuri kamera tuganire neza cyane rwose. Ngo Imana ishimwe ko mu rugo muri amahoro. Mu rugo turi amahoro. Mu baturanyi naho turi amahoro, ikirere cyacu gifite imvura, turimo turahinga. Rero urebye nta kuntu Imana itabigenje. Yego. Byose si byiza 100%, ariko urebye nta kuntu Imana itabigenje. Kuko impamvu mu baturanyi hari igikuba cyacitse. Ntago wawe no kuva Burera ngo ntabwo bishoboka. Uzahani Musanze uvuga ngo dukorane ikiganiro. Yego. Impamvu kukubaza amakuru yo mu rugo y'abaturanyi numva nta cyaha kirimo. Oya ntacyo, nabyo bari ngombwa. Nabyo bari ngombwa pe. Mu mudugudu wa Muturirwa. Mu mudugudu wa Muturirwa. Sibo mutuye mu kagari ka Gafumba. Yego. Bimeze neza. Bimeze neza. Murakesa imihigo nka mbere ho mbaye. Murakesa imihigo na n'ubu umudugudu wa Muturirwa no wa mbere kabisa. Hategeka ni uki uyoboye? Ni uki uyoboye rwose. Yego. Imana ishimwe rwose. Mu murimo wa data se. Mu murimo wa data naho turashima Imana. Ibintu birimo biragenda kandi Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza. Yego. Yo tugeze aho rero. Kuko nkunda ibimenyetso nk'urukiko kandi nkakunda ubuhamya. Yego. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu ngo yagiye kuri social media, ngo yagiye kuri YouTube, ngo bwabaye mutubuzi, ngo nta kigenda. None umuntu nakiye inshuro zirenze imwe ndamubaza ntese ko wahaje tukagirana ikiganiro waraguye cyangwa uracyarimo? Ngira ngo amavuta yarandi yaracyande ahubwo araniyongereye. Yego. Numva ibitangaza by'Imana narabibonye byongeye kubyo nari nsanzwe nzi. Yego. Urambwira nka 5. Yego. Nta kibazo ndabaza kuko ngira ngo twatanze nimero turi gusoza ikiganiro tubwira yuko umuntu wagukenera yaguhamagara. Ugiye kutubwira uti rero hari uwamamagara aha ngaha afite ikibazo gutya, Imana imbwira utya. Ntabwo turatumenya ibanga ry'akazi, ari ukuntu tubivuga nyine ntuvuga amazina cyangwa ugira utariko niba ugatanga ibihamya bigaragaza yuko hari Imana yagukoresheje nyuma yuko uvuye hano. Ngira ngo hari abantu benshi bagiye bampamagara baturutse mu mpande zose z'isi. Hari abampamagaye bari muri Amerika, hari abampamagaraga bari mu Bufaransa, hari ab'i Bugande, hari abarundi.
twagiye tugirana isengesho nanjye nkagerageza gutwara ibyifuzo byabo. Hari abari bafite impamvu zitandukanye, abarwayi, abarota nabi, abafite ibibaniga nijoro. Mu by'ukuri wabonaga ko abantu barushe, na n'ubu abantu baracyarushe, ariko abampamagaraga wabonaga ko barushe cyane. Rero hari abajya bampamagara bakambwira bati turi gushima Imana, hari uburyo watubwiye umuti turawukora, wagize icyo utanga. Hari abajya bambwira bati hari ibintu byararaga bituniga, ubu ntabwo bikituniga, byaraturekuye. Rero ugiye kureba rwose wasanga imirimo y'Imana mu bantu bagiye bakurikira kira kiganiro bakanafata nimero bakaduhamagara, benshi byarabafashije. Yego. Aho rero ubu uvuze muri rusange, uranshakira nka hatatu, abantu batatu. Uvuga uti umuntu yarampamagaye ari mu Burundi, cyase yampamagaye mu Bugesera, cyampamagaye ari Musanze, ambwira ikibazo kimeze gutya na gutya, nanjye Imana imbwira utya, nyuma bigenda gutya. Yego. Nuvuga ngo uwa mbere yarari Ikibungo. Yego. Yari umudamu. Ni umwe wari ufite icyifuzo cy'ibintu bimufata bikamuniga, karota naba, karota abantu bamutema bamuri hejuru. Hanyuma kibimbwira, ijwi ryo mu ijuru ryaramanutse rimbwira ibintu agomba gukora kugira ngo iyo myuka mibi ihagarare. Yego. Narabimubwiye rero abigenza uko nabimubwiye. Yaranarwaye bikomeye, gusa ntabwo yambwiye ko yakize uburwayi, ariko yambwiye ko ibyo bintu byose byamuzaga hejuru, iyo myuka mibi y'abazimu ntayikiza. Amen. Gusa anambwira ko yizeye ko n'uburwayi ubwabyo buzakira. Hari abampamagaye bari i Kigali benshi. Yego. Benshi bagiye bambwira ko bakize, arabagiye bambwira ko bafite imanza, kuko mu biganiro dutanga iyo baduhamagaye ntabwo tubwira abantu ngo bakire gusa indwara zo ku mubiri. Yego. Tubigisha no gukira indwara z'umwuka ku mutima. Yego. Rero hari abo twagiye dusanga bafite ibikomere batewe n'imiryango, tukabigisha kubivamo. Cyambere tukabigisha kubohoka, icyo bita kubabarira, kwicuza no kureba ese ibibabaho nta ruhare babigiramo. Ko ushobora kugira imico mibi, ukagira imyitwarire mibi, ukagira ibikorwa bitari byiza bigatuma kariti itagukunda, cyangwa se abandi mufite aho muhurira ntibagukunde, ukabyita ko abantu bakwanga. Rero ikintu cya mbere dukora, dutanga inama. Arabo twagiye duha inama, kavuga ati ngewe umugabo wanjye rwose nanamurakariye, ndetse nari naravuze ko n'ibyo kurya ntabimuha, ariko yakurikirana inyigisho twagiye tumuha rwose ugasanga urugo rwe rwariyubatse. Yego. Abo bageze nko kuri batatu bagiye bambwira ibyo ngibyo. Hanyuma hari abantu bari baragiye barivumburira amakorari, kwa perezida nitwumvikana, jewe sinasubiramo korari ndayivamo. Hanyuma nagiye mbaganiriza nkabahugura. Hari abantu benshi nagiye nganiriza nkabunga kandi ntari kumwe nabo, cyane ko no mu rwego rwa leta uwo murimo wo kunga nsanzwe ngukora. Yego. Rwose hari abantu bagiye babona kivandimwe kubera ko bagiye bampamagara nkabagira inama. Kugeza n'uyu munsi rero ndacyafite ibyifuzo by'abantu shira imbere y'Imana. Abantu mpunze kuba harandevu ya nimugoroba, bakampamagara tukaganira, tukagirana ikiganiro, ariko ngacukumbura nkamenya niba ushobora gusanga ibibazo afite inkomoko atari we ku giti cye. Yego. Umuntu ashobora kwiba ntibamukunde. Umuntu ashobora kujya mu bapfumu akajya kurogesha cyangwa kuroga, hanyuma byazamugarukira agasaba ngo munsengere. Yego. Icyo gihe tumwigisha ni gute yabigenza kugira ngo ave iyo yagiye kwitanga. Tumwigisha kumanza yabivamo akagana Imana nzima yo mu ijuru, imwe yaturemye twese. Kabisa inyigisho twagiye tuzitanga kandi no gusengera abantu benshi bagiye babohoka. Yego. Nose ko nzi ko hari abantu barobanura ku madini, abagiye baguhamagara ni mu madini atandukanye, ni abakatolike gusa bavuze bati turasubijwe, Concorde yazanaga abangirikani n'abadeperi gusa, none tubonye umukatolike natwe niwe turihamagarira. Byo bimeze biti? Abantu bagiye bampamagara bavuga mu matorero n'amadini atandukanye, bose barampamagaraga. Abasilamu, abakatolike, abadeperi, abayeberi, bampamagaraga batandukanye.
ariko cyane abakatolika baravati cyane turishimye kuba tubonye umuntu dufite naho duhurira naho dusengera. Bagiye bamamagara ndetse harimo n'abihaye Imana bagiye bampamagara bakanshigikira bakankomeza tugakorana isengesho nkabona abantu barabyishimiye. Hari abapadiri baguhamagaye nabo bakubonye kuri Concorde TV show. Ntabwo ari ngombwa kuba kari abapadiri cyangwa abamasa cyangwa abandi bantu ko abihaye Imana ba mu giciro bitandukanye burya biba ari byinshi. Njya kesha umuntu avuze abihaye Imana mpita numva ababikira abafureri n'abapadiri. Oya buriya hari imiryango myinshi y'abantu baba barihaye Imana. Harimo abo bita aba groupe vocationnel, ni abantu bafata umwanzuro bakiri n'urubyiruko bati twebwe umurimo tugiyemo ni uwo kwiha Imana, ni ukuvuga ubutumwa gusa, ni umuhamagaro wacu atari no gushinga urugo. Yego, igihe abishakiye icyo gihe uwo muhamagaro wo gushinga urugo arawukora igihe abishakiye. Yego, ntabwo rero abihaye Imana bivuze ngo n'abapadiri. Umva njye ukivuga ati bihaye Imana barampamagaye bise numva ubwo ko ari umupadiri waguhamagaye. Hari abampamagara iri naho bampugura. Yego, bya bikenewe umuntu akakugira inama. Nta muntu wigira burya agirwa n'abandi cyane rwose. Nta baguhamagaye si bati bira wagiyemo ni ibiki? Bo nta bigeze bambwira bati ibyo wagiyemo ni ibiki, ahubwo nagendaga mbabaza niki cyagufashijemo cyane bakakimbwira. Yego, naho rwose urebye inyigisho twatanze abantu bazikurikiye zagiye zibagira umumaro. Yego, konzi ko abantu bahamagara ari benshi se wabamanaginze ute kugira ngo nibura buri muntu mubonera ibisubizo cyane nawe umera nka babandi batajya babitaba? Njyewe ndabitaba gusa nanjye harabonza kuri ngasanga bampamagaye ibirumvikana simba fate rimwe na rimwe ntayumvise ubundi ntari kumwe nayo. Kubera ko telefone turayikoresha ariko hari igihe ngombwa ko twinjira mu kazi kadutunga mu mirimo ya buri munsi. Nose waguhamagara ubu ntiwamwitaba turi mu kiganiro? Ntago namwitaba. Nanjye ubu wampamagara sinabona uko mwitaba. Hari n'abampamagara bakambwira ati twaraguhamagaye turakubura mbonereho umwanya wo kwisegura no kubasaba rwose. Hari igihe ngombwa ko bitankundira, hari igihe mba ndi mu misa, hari igihe mba ndi mu isengesho, hari igihe mba ndi no mu bunzi ndi gunga abavandimwe kandi ngasanga nahamagara n'abantu benshi ku buryo bose kubahamagara bitapfa kunkundira. Gusa abantu twagiye tuvugana kubera ko hari igihe bampamagara ndi mu kandi kazi mbaha isaha mbona ntegukiyeho haza kuganira nabo. Yego, twe twumvikanye kwiye gushaka ka agenda. Yego, uguhamagaye niba ari atume Imana Concorde ni njyewe. Yego, ubwo ukanyandikana nimero zanjye. Niba naguhaye n'ikifuzo ukazafata umwanya wo kugisengera nyuma ukazampamagara. Sinzi niba ibyo warabibashije. Ibyo narabikoze ariko ntabwo nabikoze ku bantu bose. Kuko hari abampamagara nakajena ntari kumwe nako. Yego, abo mba nahaye ya rendezvous y'umugoroba nibo mbikora kuko nibwo mba ntegutse mfite ako kajenda n'ikaramu nkagenda mbandika. Najya gusenga ikifuzo burko ngiye hagitwara. Yego, hari nabifuzaga ngo bazaze dusengane mu rugo ariko nkababwira oya, ikifuzo cyose natangaho nagitangira usima nacyumva ntabwo ari ngombwa ko muza mu rugo. Ndajya ngishira imbere y'Imana izagenda itanga ibisubizo, gusa nkababwira nabo condition ibyo bagomba gukora kugira ngo Imana ibabohore. Yego, kuri burya hari ibisabwa. Gusaba iyo umwana asabye umubyeyi ariko amusuzugura nta mazi azana, nta kintu cyiza akorera umubyeyi, biragorana kugira ngo umubyeyi amuhe icyo umwana yifuza. Yego, mwizo condition yose harimo amafaranga angahe mu byo umubyeyi akora? Oya, wowe warumbwiye uti nyine y'umuntu aguhamagaye ati usengera mfite ikifuzo iki n'iki, ukamubwira ati nawe ugomba gukurikiza ibi n'ibi. Mu bintu cya mbere ntacyo bishyashya kumbaza. Muri condition ya mbere tubaha ntabwo tubabwira ngo baduha amafaranga. Yego, nta mafaranga nta na gusa ikintu cya mbere mbabwira mbasaba ko niba afite umuturanyi bafitanye ibibazo. Yego, kuba yaramubereye mubi cyangwa umuturanyi rero wabaye mubi agomba kumubabarira atitaye ku byo yamukoreye ibyaha ibyo byose, ku buryo niba musaba n'amazi akayamwima we asabwa kuyamuhereza kugira ngo byibura Imana ibone imirimo ye myiza, ibone kwigomwa kwe, ibone kubabarira kwe. Imana nayo igira ibyo yirengagiza imubare nkuko nawe babarira abandi, nkuko tubivuga muri bya sengesho tuvuga ngo ni dawe uri mu ijuru cyangwa data twese uri mu ijuru. Yego, ikindi mbabwira umaze kubabwira kubabarira
mbabwira kwisuzuma, gusubiza amaso inyuma y'ibyahise, ni gute nitwaye, yego ni ibiki nakoze bishobora kuba byarabaje Imana. Kubu ni mu ngaruka tugira mu bibazo duhura nabyo muri iyi si binatugora bituma nyine dushaka amasengesho, hari ikintu kiba cyabiteye. Cyambere hari igihe Imana ibishaka kutugarura ko abantu batumurongo wo gusenga, Imana ikabateza ibibazo n'amakuru, yego bahunga mu bitaro, mu buhungiro ubwo aribwo bwose, bakabona nta birimo, bakabatira fi na Roma, reka dusenge, twabonye runaka senga, tubona hari imirimo n'ibitangaza Imana yagize gute yakoze. yego Rero nabwo ibyo turabibabwira kwisuzuma, kureba aho batitunganyije, aho batigenje neza, iyo migendere bakayikosora. Afite ubushobozi no gufasha abababaye, imfubyi, abakene n'ibindi. Nibyo ngibyo tubabwira, ntabwo tubabwira ngo muzana amafaranga yaho ya, ntabwo turi muri bamwe babigenza gutyo. yego none se abakenera umuti, abimana ikwereka umuti, ntabubwira ngo baze kuwufata mu rugo, ahari mu rugo ntubufiteho imiti? Nta muti tugira kuko ntabwo tubarwa nk'abantu b'abavuzi, ahubwo ngewe Imana imbwiye umuti, imbwira icyo ukorwamo, we nkamubwira niba ari amazi n'ibishyimbo, ni urugero, ugenda ufata amazi ufate n'ibishyimbo ubigenze gutya, biravamo umuti uwunywa. Nge nta muti nkora, nta n'uwo ntanga, uretse kubwira umuntu ku buryo awukora akawunywa. Yego arawikorera icyo akora. Hari igihe njya kubona nkabona umuntu muri we ntabwo umuti ushobora kumufasha. Kubera iki? Cyambere ntakijijwe, afite imbaraga mbi, ushobora kuba yariteye n'iyo byo yagiyemo. yego nkabona mbwanga amazi numara kuyafata uzampamagara nyasengere, cyangwa usanga ushaka umukozi w'Imana ubirimo neza agufashe kuyasengera, yahumanure hanyuma uyakoreshe. Nusi kwaba ari wowe waba yizereyemo, none kumubwira ngo ashaka undi mukozi w'Imana, ubwo uwo muntu aranyurwa? Hari igihe mbimubwira akabyanga, nanjye nabyanga pe, kuko ni urugero sibyo. Hano nakira abanyempano benshi pe, hano bamaze kunyura abanyempano barenga 20, ariko hari uvuga tumva ngewe nakunze runaka rwose, nyina kumva ko amaraso birahuye. Ubwo rero niba umpamagaye, nguhamagaye wangize ukambwira uti urebe undi utuye aha agira ate, sinzi niba umuntu yakumva agize. Nuvuga ngo impamvu mbwira gutyo, abashaka ko we dusengana vis-a-vis, kandi kwakira iteraniro mu rugo bitemewe, hanyuma nkabona no kugerayo ntabwo byoroshye. Nkavuga ngo rero niba ushaka ko uyasengeramo muri kumwe wabigenza gutya. Ariko hari n'igihe mbabwira ko nibamara guteguka bamaze kubishaka bampamagara, tugafata umwanya tukabisengera bakabikoresha. None se ubu nkubwiye ngo utege uzi wanjye, yego nyine usengere, ibyo sa rugo leta ibyanga, ikibisi y'amakoraniro nyine abantu bakavi impande n'impande bagahura kikaba igiterane. Ibyo ntabwo leta ibyanga, ariko hari igihe ashaka kumbwira ngo ntege umwanya ntawo mfite. Yego ariko umwanya uhari nagerageza ukajyayo. Ariko atarambwira ngo ngewe ndaguha tiki, ngewe umwanya uhari mfite n'ubushobozi bwo kwitegera nkagerayo. Kubera iki ntashobora kuvuga ngo ndaguha tiki. Nk'iyi minsi abantu benshi, hari abantu benshi bagiye bajya mu murimo w'Imana bakawitiranya bakawuvangavanga. Yego yarangiza agahamagara ngo nyohereza tike ngo nze ngusengere, akabibwira nk'abantu 5 amafaranga akayabarya. Ngewe Imana itashoboje ngo mbone ubushobozi bwo gutega ngo ngeyo, nibura yigusubize kubw'umutima we. Nta nubwo ngiye ngo yisubize, nge ntwara tike yo kunjyana niyo kungarura. Niba ndi kubona hari nicyo ari bufate mu nzira nkaba nagiteganya, ariko ntavuze ngo runaka, kuko ashobora kuba nabo bayanaburaye. Ndabora cyane isengesho, ariko hari cyane n'ubufasha busanzwe bw'umubiri. Rero hari uzabwira ngo tike wabona rwose kabona ntago bijyanye. Yego kuko amuganira ata ha ukuntu guhaguruka tibanzu uyoherereze banzu ugirite ahise yiguha ari umuntu wishoboye wayifata ukagenda, sibyo? Nkuko nawe mu gihe ukoresheje yawe ukagerayo. ngira ngo impamvu kubyumva bigoranye. Yego nanjye ari gihe nageze mu mbabaye, noneho n'ubushobozi ntabwo. Rero nahamagaraga abakozi b'Imana bamwe nkaboherereza
bakandimanganya kambwira ngo shyira ahandi ngo nyeragiye mu bundi butumwa ngo nkwerereze undi ngo amafaranga aza kuyagusubiza. Hari n'abambwira ngo gura Bibiliya ngo gire gute. Rero umuntu ashobora kumpamagara anababaye yanaburaye, ariko kubera ko ababaye akaba amaze kumva icyigisho kivuga ko nshobora kumusengera Imana ikabohora, akemera akajya no mu kibina, akemera akajya no kuguzana mu baturanyi kugira ngo anyoherereze itiki. Niyo mpamvu njyewe ntago nemera kuba nagira umuntu kumuremerera, ntago ushobora kubyemera. Niyo ampamagaye ngo njyeyo shobora kubigena pe nkajyayo, ariko numbona ko nishoboye kujyayo no kwigarura, wenda ashobora kuzategera akavuga ati mu mirimo Imana yakoze mu isengesho rye narabohotse, niba ndonse reka nzanamwibuka. Ko nanjye abanjye bansengera hari ukuntu nibuka nkanamuhamagara, Imana yabanancoboje nkavuga nti n'agafanta ngaka. Yego. Ariko atari umuntu ashyize imbere ako kanya ngo atari yabaye ya mbere kugira ngo ujye. Hari umuntu wamamagaye numva ururimi ntiruri gusohoka pe. Nise kuko uvuga gake ati ndarwaye. Wambabariye ukampa nimero y'umukozi w'Imana mwakoranye ikiganiro ntireka nziguye muri message. Nendi kuvuga n'umuntu mbona amamagaye inshuro 5. Ubwo ndazimuha muri message angije yandika ati none siko ndi kubona zitari gucamo nta wundi wampa. Tekereza uwo muntu ubabaye utyo akaguhamagara ngo banza ngo nyohereze ngo 10 ngo nayatike ngo nayo ngo nzarya mu nzira. No kuvuga ngo akurikije ibyo abona kuri icano ushobora kumubwira ngo 50 agahita yashaka direct akashyiraho. Ibyo rero ntabwo ari byo twebwe twifuza ko turi muri murimo w'Imana utagurwa ushobozwa n'Imana. Yego. Ntabwo rero tike tuyibaza uriya muntu ubabaye, ahubwo twe turamusengera Imana yakora imirimo n'ibitangaza. Imana yagirira n'iki mu ishumbu ari je n'Imana ari gutegeka. Yego. Kamubwira ngo abana be nta makayi bafite, ushiraho 10,000 aho n'amakayi. Yego. Ariko kirazira kumera nkaho uri umucuruzi ufite business. Oya. Yego. Bosco ubushize ntabwo twavuze ijambo ry'Imana uko bwebwe bwa mbere twagiye mu buhamya cyane, ariko ndiguganguye uyu mwanya dufate nk'iminota 10 hagati y'10 na 15 ko Roho Mutagatifu aragushoboza n'undi tuganirize ku ijambo ry'Imana. Nta kibazo ndibuze kubaganiriza. Hanyuma tugiye gukoresha iminota mike nk'uko tubivuze, ariko nzi ko niyo yawo umunota umwe uravamo ikintu kizima. Yego. Ngiye kuba ncecetse. Yagiye kuba ncecetse ubundi tugezeho ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana dukunda kwifashisha nahumuriza ubwoko bw'Imana, kubera ko muri iyi minsi abantu bararushe, rwose abantu barananiwe, abantu bafite ibibazo biremereye, ujya kureba ugasanga nta nubwo byigeze bibaho. Tugiye kwifashisha rero amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, muri Bibiliya yera bavuga Yesaya. Yego. Vangu ni umutwe wa 54, turahera ku murongo wa 13 n'uwa 14, uwa 15, uwa 16 n'uwa 17. Harabango abahungu bawe bose bazaba abigishwa buhoraho, kandi bazagira amahoro atagira uko angana. Uzashingira imizi ku butabera, ubwo ukize ugushikamira ntacyo uzatinya, kuko ukize uwagukangaranyaga akaba atazongera kukwegera. Nibashaka no kukugambanira, ibyo singe bizaba biturutseho, ariko uzagutera wese azakuzira. Dore ninge waremye umucuzi uvuguta umuriro w'amakara, agacura igikoresho gifite akamaro. Ninge kandi waremye umuntu ugenewe kurimbura, intwaro yose yakoreye kukurwanya ntizabigeraho. Ururimi rw'uzaguhagurukira mu rubanza uzarushinja ikinyoma. Nguwo umugabane uzigamiwe abagaragu buhoraho, ngubwo uburenganzira mbahaye. Uwo nuhoraho ubivuze. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Amen. Abakurikiye iki kiganiro tumaze kumva neza umurongo wa 13 cyo atubwiraga ko abahungu
ngo b'umuntu wubasha Imana bose bazaba abigishwa buhoraho. Muri make bazakora ibyo gukiranuka, bazakora iby'umurimo w'Imana, bazakora ibyo kwitagatifuza. Rero uyu murongo urimo uratwinjiza mu mwanya wawundi nahereyeho mvuga wo kwicuza, wo kwihana ibyaha, hanyuma aba bantu bakigishwa n'Imana. Uw'Imana yigishije rero arabohoka, uw'Imana yigishije arababarira, uw'Imana yigishije arihangana, uw'Imana yigishije arafasha, uw'Imana yigishije hari icyo yigomwa ku butunzi bwe kugira ngo atange n'ituro rikora umurimo w'Imana. Hanyuma umurongo wa 14 bavuga ngo uzashinga imizi ku butabera, ubwo ikize wagushikamiraga ntacyo uzatinya. Bivuze ngo umuntu wese ushatse kugira ngo agukandamize, ushatse kugira ngo akurenganye, ushatse kugira ngo agire icyo agukoraho, nta ruhare wabigizemo, uzamukira, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hanyuma umurongo wa 15 harava aho hadusobanura ko nibashaka no kukugambanira, Imana y'ubwaho nta ruhare izagira gute, izabigiramo. Umurongo wa 16 avuga ngo niwe waremye umucuzi ucana umuriro akavuguta, hanyuma agakoramo icyuma kigira umumaro, ariko ngagacura igikoresho gifite akamaro. Ngo ninjye kandi waremye umuntu ugenewe kurimbura. Muri make umurimbuzi nawe ni Imana yagize gute, yamuremye. Ariko ngintwaro yose yakorewe kukurimbura ntabwo izabigeraho. Bishatse kuvuga ngo igihe cyose uri mu isi, abakugambanira ntibazabura, abakuroga ntibazabura, abakurwanya ntibazabura, abaguhiga ntibazabura, abifuza ko wabaho nabi ntibazabura. Ariko ijambo rikomeye ririmo nuko abazategure bene ibyo bintu bazabitegura, banabikore, banabigerageze, unabone ko bihari. Ariko ijambo ry'Imana rimwe riratubwira ngo ntabwo bazabigeraho. Ariko twibuke ko ibanga rya mbere ni ugukizwa. Abantu benshi nkuko nahoze mbisobanura bajya bampamagara bansaba ko twabasengera, ariko ugomba kumenya wowe usabwa gusengerwa uri muntu ki, ni iyihe myifatire ufite, usaba isengesho ufite iyihe ntego, wakoze iki mu bihe bitandukanye byiza, ni iyihe mico mibi wagendeyemo ukaba ushaka kugira ngo uyikureho. Rero ijambo ry'Imana ririmo ratwereka ko umuntu wese wageneye kuturwanya, kutugirira nabi, kuturimbura atazabigeraho. Aho ngaho biratuma nsimbuka njye kureba umugabo bita Yozefu bene se rwose baramwanze, baramuhemukira, bamugirira nabi, bashaka no kumutoteza, yewe baranamugurisha, bagera naho bifuza ko ise yamenya ko yapfuye, bamwambika ikanzu iriho n'amaraso kugira ngo se abone ko yapfuye. Rero mbwira ubwoko bw'Imana buri ahantu, ibi bintu ijambo ry'Imana ritubwiye birakomeye, ariko unasobanukirwe ko iyo uzakomera uca mu bintu bikomeye. Nanone iyo utazakomera ntabwo uca mu bikomeye. Rero umugabo umwe yigeze kutubwira ijambo rikomeye, arangije ntabwo yemeraga Imana neza, yavuga ko iyo Imana itabaho. Hanyuma Imana iza kumwiyereka, Imana ije kumwiyereka, imwereka mu buryo butandukanye, imwereka ko abaturanyi, abavandimwe, abantu bose batagombwa kumwumva. Abonye ko nta handi hantu asigaje na hamwe. Arabati rero ngiye gusenga hari ndebe ko n'urugo rwa runaka rwarasenyutse nagira amahoro. Agiye kureba uwo munsi itora yari yinjiye mu ryase rimwakira, n'abandi baramukunda, abona izindi nshuti, imigirire ye yari mibi, arahinduka. Ahindutse bimutera gukundwa n'abaturanyi, bimutera gukundwa n'abavandimwe, bimutera gukundwa n'abana b'Imana. Rero nabaha urugero rwa Yozefu baramwanze, ariko Imana igeze iramutabara, abari ugaburira bene se, ntiyigeze agira umutima mubi, ntiyigeze agira urwangano, nta na kimwe kigeze kigaragara kuri we. Rero abantu nimubohoke, mubanze mukiri imitima, mubanze mukiri ibyaha, mubanze mumenye Imana mukorera iyo ariyo. Usanga umuntu ni umukozi w'Imana, cyangwa se ni pasiteri, cyangwa se ni padiri, cyangwa se afite ubundi butumwa, cyangwa se afite izindi nshingano ashinzwe, ariko wajya kureba urugero atanga warusuzuma rwose ugasanga ntarwo. Rero mbwira ubwoko bw'Imana ngo nimukore ibyo gukiranuka, ndetse n'abandi bantu bababaye, kandi nsabe abafite aho bahurira na ritari,
ku rutambiro rw'Imana. Nujya kwigisha ijambo ry'Imana we kuzigisha ufite ivangura ry'amatorero n'amadini. Igisha ibyo gukiranuka, wereka abantu inzira y'umukiro, wereka abantu inzira yo kwitagatifuza, ubwira abantu ibyo bagomba kureka n'ibyo bagomba gukora. Ibindi byose Imana izagenda ibyikorera. Wigaragaza ko itorero ryawe, idini ryawe, imyemerere yawe ariyo y'ukuri. Ahubwo soma Bibiliya, nurangiza wigisha abantu ibyo bagomba gukora, ibyo bagomba gukiranukamo nuko bagomba kwitwara. Hanyuma umugabo Daniel nawe bura aduha urugero rwiza, cyangwa se Habakuki. Ingero ni nyinshi. Hari abantu benshi bagiye bavugwa muri Bibiliya nk'abo ngabo ndi gusobanura. Imana yagiye rwose ibana nabo, ikabafasha, ikanabunganira. Umugabo bita Daniel nawe baramwanze, bajya inama, baramugambanira, ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko gukizwa byonyine, ako kantu gukizwa byonyine nivyo byagiye bimurokora. Saduraka, Meshaki na Abedenego nabo bafashijwe nuko bafite agakiza. Iyo baba nta gakiza bafite, kiba batarakize, kiba bataravuye muri ratanura ry'umuriro. Hanyuma rero mbwira ubwoko bw'Imana bunkurikiye ngo Imana yatabaye Yozefu, Imana yatabaye Saduraka, Meshaki na Abedenego, Imana ya Daniyeli, Imana uwo bita mu gitabo cy'Abami ibice 20 kuhera ku murongo wa mbere, ngira ngo ubushize nakavuzeho. Imana yabwiye Izayi ngo nigende ibwire Ezekiya kageze mu gihe cyo gupfa, afata ibyo bitange abigabe nkuko tujya tubikora muri iyi si. Igihe cyarageze, Izayi yibutse Imana Ezekiya yibutse Imana imirimo, abwira Imana ati wibuke ko najyaga mu nzu yawe ngiye kuvuga umurimo wawe, ngiye kugira neza, ngiye gukora neza. Hanyuma Imana ngo yumva isengesho rya Ezekiyeli, ibwira Yesaya ngo subira inyuma ugende umubwire ko nkongera iminsi kugira gute yo kubaho. Rero igihe cyaba kigeze, Imana yananzuye, wakwibutsa Imana imirimo myiza wakoze, ikongera iminsi yo kugira gute yo kubaho. Rero mbonereho umwanya wo kubwira abantu bajya barota, bajya babyuka bavunaguritse, bajya babyuka wagira bakubiswe, mumanze mwigenzure imirimo yanyu niba atari karande ziwanyu mu ngo, ziwanyu mu miryango, zanu mukomoka. Nusanga urugo rwanyu rwaragenderaga mu ibyo bintu, ushaka imbaraga zo kwitandukanya n'ibyo ngibyo. Kandi nongere nibutse babandi bahagarariye abandi bavuga ubutumwa, bavuga ijambo ry'Imana barisoma. Buriya Musa cyangwa Mose yari yarahawe isezerano ry'uko azagera mu gihugu cy'i Kanani. Noneho gusa ari kumwe n'Abayisiraheli, ubwo bamusabaga amazi yo kunywa, bayabuze bamutonganya, bijujuta banamubwira nabi. Musa nawe akorana umujinya, akubita inkoni Imana yari imubwiye, arenza inshuro Imana yamubwiye, akubitana umujinya. Imana iramubwira ngo kubera kukubitanya umujinya, igihugu cy'isezerano uzakirebesha amaso ariko ntabwo uzagikandagiramo. Rero muntu w'Imana niwe bwoko bw'Imana. Uriya ni umusaraba wawe uri mugendana. Hazazamo abumva ntibakore, hazemo n'abo Satani yatumye bakurwanye, hazemo abashiramo abandi umutima wo kubasenya. Urasabwa kwihangana. Rero umuntu wabuze kwihangana aba mu murimo w'Imana ntabwo awukora. Twihangane, tubabarire, tubohoke, twizere, tunemere. Ngira ngo ubutaha ningaruka no gutanga ikiganiro nzababwira imfunguze 5. Imfunguze 5 umuntu agomba guturana nazo kugira ngo akizwe. Imfunguze 5 ubutaha rwose nzazana iryo somo nariteguye, nzibereke, mbabwire na bamwe mu bagiye bazikoresha muri Bibiliya kugira ngo batore imbaraga. Rero imbaraga z'Imana zo zijya ku muntu wari we wese, ahubwo nuko buri muntu yakira ingabire Imana imuhereje. Nagira ngo rero nsoreza hanga ijambo ry'Imana, ariko mbabwire ngo wisuzume. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu wese intwaro yose yagucuriye kukurimbura ntabwo izabigeraho, kandi n'abazaterana singe uzawateranije. Wibaze wowe ubwawe ukuriki ikiganiro, usabwa kusengerwa, usabwa ko wabohoka. Nta bantu kandamije, nta bantu nyaga ibyaha, nta mfubyi n'abapfakazi uhemukira, nta bakozi b'Imana urwanya. Ese mu mirimo yawe y'imirimo ya leta cyangwa indi mirimo ukora
nta bantu urenganye, nta muntu urira ruswa ugasanga umuntu avuye gukora 5,000 ugashaka kabiguhereza kandi ufite akazi kaguhemba Imana arakaguhaye. Ibyo manzu ugenzura imirimo yawe, nurangiza nubona byanze ube nka Ezekiel wibutse Imana, nka Ezekiya wibutse Imana imirimo, ubundi nawe Imana izakongerera igihe cyo kugira gute cyo kubaho. Rero nasoza nshimira abantu badukurikira, iri jambo ry'Imana isoza nshimira abantu bakomeje kudukurikira kandi n'abakomeje kuvomamo ubaka mu byo twahamagariwe. Rero ni ugukora umurimo w'Imana, ariko ndagira ngo hano ndahava mfashe n'umwana wo gusengera abantu bose bampaye ibyifuzo, ndabasengera kuri iyi kamera kugira ngo niba abanatekereza ko ntabibuka mbirambika, oya ndabasengera kabisa. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe, mugubwe neza, mukomeze ibyiringiro. Uyu munsi watanga icyifuzo, kuko uyu munsi wabwira mama wangu naguha ikayi uje ku ishuri akabiteganya, ariko ntahita yiguha agashaka amafaranga ava n'Imana. Rero iyo uyisabye ntabwo utegeka ngo nshaka ko kano kanya, urasaba ugategereza gusubiza kw'Imana. Abo mutarasubizwa rero mukomeze mwihangane, ahubwo mukora ibyo gukiranuka, Imana igihe nikigera muzumva babasubije. Kuko nubwo asubije na Ezekiya ntabwo byahise biba, yaramubwiye ngo imwongere imyaka 15, ariko ikimenyetso ko mu minsi 3 azabongeye kugira imbaraga zo gusubira mu nzu y'Imana. Murakoze. Kozi w'Imana ntawe unoza barera Jean Bosco, Imana iguha umugisha. Ugiye gutanga nimero yawe ku buryo wagukenera guhamagara, none dusoze na rya sengesho usengera abafite ibyifuzo bitandukanye. Yego. Na nimero yanjye iba kuri WhatsApp ni 078 54 27 495. Ndayisubiramo 078 54 27 495. Hanyuma hari indi ndibuze gutanga nanone ya MTN 078 47 92 599. Ushobora rero kumpamagara ku iyo nimero, ngira na Tigo si naba ntayitabye wenda mpuze ndi bize nkaguhamagara ku yindi nayo ibari yanjye. Ndumva uwagira icyo yakenera kumbaza ku ruhande, abangisha inama bampamagara igihe cyari cyo cyose, nabo ntategutse nkabaye igihe ndibuze gutegukira. Murakoze. Yego, ni karibu n'isengesho dusoze. Tugiye gusenga. Yezu ni byose kumufite, urushe wese niwagana, izina twamuhawe ni ryiza. Yezu niwe karuhura, yaruhuye abarwayi uwo mwami. Yezu niwe karuhura, yaruhuye abababaye uwo mwami. Yezu niwe karuhura. Yezu ni byose kumufite, urushe wese niwagana, izina twamuhaye ni ryiza. Yezu niwe karuhura, yatabaye abarengana uwo mwami. Yezu niwe karuhura, yakijije ibibembe uwo mwami. Yezu niwe karuhura, yakijije abarwayi ibibembe uwo mwami. Yezu niwe karuhura. Yezu ni byose kumufite, urushe wese niwagana, izina twamuhaye ni ryiza. Yezu niwe karuhura, nta wundi wo kwiringirwa atari wowe Yezu, nta wundi wo kwiringirwa, oya ntawe
hawe oya mu bibazo nta wundi wo kwiringirwa atari wowe Yesu, nta wundi wo kwiringirwa oya nawe oya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Turagushimye Mana yacu, ubanye natwe uyu mwanya, tugeze muri wa wundi wo kubohora ubwoko bwawe, tugeze hahandi tukwinginga kugira ngo bamarayika bahaye gucunga abana bawe ibiremwa byawe. Uyu munsi ubohereze, urebe abantu bari ku mpande z'isi zitandukanye, abashavuye cyane bishimiye ko bashimishijwe no gutega amatwi ijambo ryawe, bashimishijwe no kumva ko ijambo ryawe ryonyine, ubutabazi bwawe bwonyine nibwo bategereje. Ntibizeye amafaranga, ntibizeye abapfumu, ntibizeye kurenganya. Mu by'ukuri icyo bizeye ni ubutabazi bwawe. Uyu munsi duhamagara imbaraga zo mu ijuru, turahamagara abamarayika, turahamagara imbaraga zose zabafasha kugira ngo barenganurwe. Dusengeye abantu bose bari mu rwobo, dusengeye abantu barengana, dusengeye abantu bafite ibibazo mu nkiko barengana, kugira ngo abacamanza babone ubushishozi buzima bubarenganura. Abarwaye umugongo nyaguhora ku ngoma, abarwaye ibirenge, abarwaye mu nda, abarwaye mu gifu, hari abaziritswe n'imiryango yabo, babuze uko bashaka, bifuza urushako. Nyagora ku ngoma turakwinginze kugira ngo uyu munsi ubagirire neza. Hari abantu bagiye batanga ibyifuzo bifuza ko wabafasha, ukabimurira imirimo, ukabimuriraho gukorera kubera impamvu zitandukanye. Uri Imana rero ushobora byose, uri Imana irebera hose icyarimwe, uri Imana ikora idategetswe, kandi uri Imana ikorera ku gihe. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ubwoko bwawe uburengere, uburenganure, kandi nyagora ku ngoma rwose ubasubize ibyifuzo byawe. Rero dusoje iki kiganiro dusabira abantu bose batega amatwi, ariko igitangaje, igikomeye, bababajwe no kugira ngo bazahuke, bizere ubwiza bwawe, bazabona imirimo y'ibitangaza. Rero uyu mwanya turimo dutakaza ntugapfa ubusa, ahubwo uzagira ubwoko bwawe urenganura, uzagira ubwoko bwawe ukingira, uzakira ubwoko bwawe utabara. Komeza ubane natwe rero, utugirire neza, ukomeze kutuhafi no kuturengera, kandi nyagora ku ngoma ubuntu bwawe bukomeze kubana n'ubwoko bwawe. Twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishobora byose niduhereze umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Hanyuma ndimo gusenga mbonyerekwa, ndumva kuritanga ari ngombwa, kugira ngo uyu muntu niba yiyumva ashobora kumpamagara, cyangwa se yagira n'ibyo abona ntibimutungure. Mbonye umwana w'umusore wambara ikoti rya kumera nk'umweru, ariko umweru ujya gusa na kaki, afite abadayimoni ko mubonye mu rwobo, ashaka uruvamo ariko ntaruvemo. Hanyuma iri yerekwa, mbonye Imana imubwiye ngo napfuka amasenge, ubundi Imana yohereza abamarayika bamukure muri ruriya rwobo arimo. Uwo nguwo rero aze kubireba. Hanyuma hari uwo Imana inyeretse ko afite icyifuzo, akurikirana icano, ariko afite umutima usahuka. Imana irambwiye ngo umutima iwusubije mu gitereko. Ni umwana w'umukobwa, ndi kubona akunda kwitega n'ibitambaro, we ari buze kwisobanukirwa, urumva ngewe ntabwo muzi. Hanyuma Imana irimo irambwira ko igihe kigeze cyo gutabara ubwoko bwabo, ariko igihe kije nanone gituma abantu basenga, abantu basenga mu buryo bw'umwuka bw'ubora by'imico nshatse kuvuga. Imana irambwiye ngo igihe kirageze ngo abantu basenge kubera impamvu zitandukanye. Rero nsoze nshimira ubwoko nabo iryo yerekwa rireba, uzumva ari we azampamagara. Gusa hari n'umudamu ufite ikibazo muri Nyababyeyi, Imana irambwiye ngo hari ikibazo inyomoyemo, nawe mbona afite amaza n'ubushake bwo gukurikirana abakozi b'Imana. Ariko uwo muntu Imana irambwiye ngo umuntu uzamuhamagara kuri telefone agasanga telefone yikuyeho, ye kuzamwitaba niko ijwi riri kumbwira. Uwo muntu uzamuhamagara kuri telefone agasanga yikuyeho, akaza yiruka agasanga yikuye, akongera akamuhamagara bwa kabiri, iyo telefone ye kuzamwitaba. Ntabwo tuzi impamvu yabyo, birashoboka ko yaba ari umutubuzi, birashoboka ko yaba afite n'ibindi amushakira, birashoboka ko yanamuhamagara
kambwira ati ngwino hano wenda yaragiye kuronga imigisha y'akayoma ntabwo tubizi ariko nuko ijwi ry'Imana rimbwiye. Hanyuma rero nshoze mbashimira na mujye mumpamagara cyane, ndi guteganya gushaka umunsi umwe wo kujya nirirwa ntegutse, icyo ndimo ari ukwakira abantu no kuri umurimo w'Imana. Umunsi nzaba nawisemo nawe uteganyije, Imana yawumitiyemo, nzabamenyesha. Murakoze rero, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.